Ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana abane namwe kandi niteka abishimire. Nshuti bavandimwe bene data, reka mbabwize ukuri. Uko ibintu byaba bimeze kose, uko ubuzima bwaba bumeze kose, uko ubuzima bwaba bugoye kose, uzaharanire kubana n'abantu bose amahoro. Uzaharanire kutagira umuntu ugirira nabi, uzaharanire kutagira umuntu urenganya, uzaharanire kutagira umuntu uriganya utwe. Reka nkubwize ukuri, uko ubuzima bwaba buri kose, uzaharanire kubana n'abantu bose amahoro. Muri ubuzima tubamo, muri iyi mibereho tubayeho, uzareke rubanda baguhemukire ariko ntuzapfane umugayo. Uzareke rubanda bakugirire nabi ariko ntuzagire uwo ugirira nabi. Aya magambo nkimara kuyatekereza, nkimara kuyapostinga, abantu benshi bambajije ubusobanuro bw'aya magambo. Abantu benshi bambajije aya magambo impamvu nyanditse, ariko reka mbahe ubusobanuro bw'aya magambo. Abantu bamaze iminsi bambaza bati, mbese niki wabaye? Niki kiri gutuma uvuga n'inimba ndetse n'agahinda? Niki kiri gutuma uvugira mu migani? Reka mbabwize ukuri, ibintu biri kuri iyi si ntabwo wabona ukuntu bivuga ngo birangize, nta nubwo wabona ukuntu bisobanura ngo bisobanuke. Ariko reka mbabwire, uko byamera kose, uko byaba biri kose, nshuti muvandimwe, ntuzagire uhemukira. Uzareka abantu baguhemukire, ntuzagire uwo wambura. Uzareka abantu bakwambure, ntuzagire uriganya. Uzareka abantu bakuriganye. Umva, reka nkubwize ukuri, uzareke babikugirire, uzareke baguhemukire, ariko wowe ntuzagambirire guhemukira umuntu mu buzima bwawe, ntuzagambirire guhemukira umuntu mu mibereho yawe. Navuze amagambo akomeye, ndavuga ngo aho guca izibusamo njya kugambana, nzanyura kure, wenda nzapfa n'umurambo, njya kugenza gute? Njya kuwushyingura. Aya ni amagambo akomeye cyane. Aya magambo abantu bayatekerejeho birabayobera, aya magambo abantu bayatekerejeho baribaza. Ariko aho guca izibusamo njya kugambanira umuntu, aho guca izibusamo njya guhemukira umuntu, aho guca izibusamo njya kuriganya umuntu, nzemera nca inzira ya kure, njya gushyingura, wenda nzapfane umurambo. Muvandimwe mwene data, aho guca izibusamo ujya kuvuga amagambo atari meza, aho guca inzira zibusamo ujya gushaka ibyakurengera, aho guca inzira zibusamo ujya gushaka ibyatuma ugira indonke muri ubu buzima, ugahemuka, uzemera uca inzira ya kure, ugere kuri bya bindi, kabone naho wapfa utabigezeho. Ariko ntuzanduranye, ntuzahemuke, ntuzagire nabi. Uzareka abantu bakugirire nabi, ariko wowe uzaharanire bya bindi ushaka ubigereho, kabone niyo wapfa utabigezeho. Ariko ntuzapfane icyaha cy'ubugome, cy'ubugambanyi, cy'ubwambuzi, cy'ubusambanyi, cy'uburaya ndetse n'ibindi byose, kubwo kwishakishiriza iki? Indonke. Kubwo kwishakiriza iki? Kwirwanirira. Aya magambo arakomeye cyane. Aho guca inzira y'ibusamo njya kugambana, nzemera nca inzira ya kure, wenda nzapfa n'umurambo njya kuwushyingura. Aho guca inzira zibusamo ngo nibe kugira ngo ngere ku butunzi, nzemera ngohoke, ariko mbona ibyo nshaka ntandagaye. Aho guca inzira zibusamo ngo nsambane, aho guca inzira zibusamo ngo ngire nte, nteranya abantu, niba abantu, nijye utwara rubanda, nzemera ngohoke, nzemera niyo uhakuya, nzemera mvunike, ngere ku byanjye. Ngicyo icyo aya magambo asobanuye, ngicyo icyo aya magambo ashatse kuvuga. Aho kugira ngo unyure mu nzira zoroshye ushaka ikintu runaka mu buryo butari bwiza, uzemere uvunike, uruhe, wenda uzarinde unanapfa utarakigeraho, ariko utarahemutse muvandimwe. Ndagira nkubwize ukuri ko urubwa ntago ari rwiza, umugayo ntago ari mwiza. Uzaharanire ikintu cyatuma ugira amateka mazima mu bantu. Uzaharanira ikintu cyatuma ugira urwibutso hagati y'Imana n'abantu. Ese birasobanutse? Reka nkubwize ukuri, iyi si turimo yuzuye ibibazo ndetse n'ibigeragezo.
nongeye mvuga irindi jambo abantu baryibazaho, buriya guhindura isi ntago bisaba guhindura imbaga. Never. Uzavuge uzumvwa n'abake, ariko abo nibo b'ingenzi, kuko n'inzira igana mu bwami bwo mu ijuru ntago ari inzira ya yindi yagutse ngo ni inzira ifunganye. Guhindura isi ntago bisaba guhindura imbaga. Naravuze ngo uburyarya bw'isukari burutwa n'ukuri ku rusenda, cyangwa se ukuri ku rusenda naje gusanga kuruta uburyarya bw'isukari. Hari inshuti ubana nazo zikakubera inshuti nziza ukabibona, zikakwereka urukundo, zikakuba hafi, watsikira zitikomera ntizigusige, ariko ari indyarya. Izo nshuti ziguhora hafi mu buzima bwawe, izo nshuti muragendana mu buzima bwawe, ariko ngo uburyarya bw'izo nshuti sinzi bavandimwe, reka mbabwize ukuri, uburyarya bw'isukari burutwa n'ukuri ku rusenda. Isukari uyirya iryoshye ukumva ni neza, iri very sweet, ariko uko uyinywa niko ikurangiza. Rero urusenda iyo ururya ruba ruri serious, nawe uba ururya, ariko ntago haboneka izindi ngaruka. Muri ubu buzima rero reka mbabwize ukuri, dukwiye kuba maso, dukwiye kugira amakenga, kandi ikindi kiruta byose mu byo tubamo, mu byo dukora, duharanire no kubana n'abantu bose amahoro. Ibyo nibyo nakwifuriza, nanjye nifuriza. Reka umwami Yesu akugirire neza, agukomeze, ankomeze, andinde. Niba ufite inshuti zifate neza, nimba ufite abukunda bakunde neza, kuko buri kimwe cyose icyakorewe ku mugaragaro, icyakorewe mu bwihisho, hayaho kizagera kikagaruka ku mugaragaro. Uwiteka rero abakomeze, abarinde, babere byose ibyo nabasabira, nanjye nisabira, n'imbaraga n'ubuntu n'amahoro bitangwa n'Uwiteka. Murakoze. Umwami Imana akomeze ababere byose muri byose. Nge ndi Hakizimana Seth, mube amahoro.